Ibihe byiza ku bantu mwese mukomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro dukomeje kugenda tubatambukiriza anga kuri Hot News TV Rwanda. Reka nizere ko aho muherereye hose mumeze neza cyane kandi mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza ndetse no kugira impera nziza z'umwaka wa 2025. Hagati aho ngaho reka nizere ko muzadutumira tugasangira akantu here cyangwa kabonane. Uri tayari nyine nanyure mu gikari nanyure muri comment ambwira ati bimeze bica nzahita nta karamoda nta byisho. Tuba tugeze muri wa mwanya tugenda tubagezaho amakuru abakomeje kugenda asoko mitangazamakuru ku mbuga nkoranyambaga n'ibibera aho dutuye, aho ngiye nkomeje kuba umungwanyi Mr. Habu Big Baby Mind Dijoke. Ndabakunda cyane kandi ndambaye ikaze kugira ngo tubane muri aya makuru. Gusa inkuru y'uyu munsi ntago navuga ko ari inkuru, navuga ko ari ibyishimo, ni inkuru ibabaje cyane. Ni hahandi mbabwira yuko isi irimo kugenda igana ku musozo, ariko nyine inkuru nk'izi mukibuka yuko zigomba kudusigira amasomo atugaragariza yuko kwicana nta nyungu zirimo. Ubugizi bwa nabi nta nyungu wakora mu bugizi bwa nabi cyangwa se kuba wakwica mugenzi wawe. Cyiza ni ukureba uburyo mukemura ibibazo bitanyuze kumva yuko wabishemura wihishe mugenzi wawe. Tugiye mu karere ka Rulindo rero harimo hakomeje kugenda hagaragara inkuru y'umugabo waje kuba yakora amabara. Hari amakuru atari yakamenyekanye yagiye amenyekana nyuma yuko iyi nkuru yagiye hanze. Benshi bagiye bumva ngo umugabo yishe umugore nawe ari yahura, ntihamenyekana impamvu yatumye abikora, ariko ubu ngubu byose byagiye hanze. Biteye agahinda. Nyamuneka abantu bashaka mujye mwumvikana mugira ibyo muhuriraho, kandi nawe mu gihe bitabaye ngombwa ko muhuza ugiye wumva yuko nta birenze byatuma ikibazo gikemuka ari uko wishe umuntu ngo nawe urica. Ntago ari byiza. Umutegeyombo nawe witegeyombo. Mu karere ka Rulindo rero mu murenge wa Kisaro harimo kuvugwa inkuru y'umugabo w'imyaka 40 waje kuba yakwica umugore we amunigaguye, arangije nawe akoresha imiti yica ariyica. Nkuko rero amakuru abitangaza, umugabo w'imyaka ndabona ari 52 sore nta nubwo ari 40 wo mu karere ka Rulindo umurenge wa Kisaro yaje kuba yakwica umugore w'imyaka 40 arangije anywa imiti. Ibi ngibi rero urupfu rw'uyu mugore rwamenyekanye nyuma yuko umukozi wari kujyana n'uyu mugore ku kazi yazindutse ajya kureba uwo mugore ngo bajye ku kazi. Agezeyo akomanze yumva nta muntu uri gukoma, kandi ubundi yarageragayo mu masaha ya saa 11 umugore agahita abyuka. Aravuga ati ibintu bimeze bite, ahita komanga inziri hanze yararagamo abana, dore ko uyu muryango wari ufite abana benshi, aho umwana muto afite imyaka 8. Abana barabyutse barababwira ati mubwire mabuja aze tujye ku kazi. Nahageze abana bagiye kureba mu cyumba cy'umugabo n'umugore basanga bose bararyamye bapfuye. Umugore afite ibikomere kwizosi no ku matama, ndetse umugabo nawe yapfuye. Uruhande rwe hateretse agacupa bigaragara yuko kari karimo imiti ikoreshwa mu bwicanyi cyangwa se ikoreshwa mu byo nakwita kwica. Bikagaragara yuko rero uyu mugabo yishe umugore yarangiza agahita anywa agahita yiyahura ko kanya. Ibi byose rero aya makimbirane yaturutse kukuba umugore yaranze yuko umugabo agurisha isambu, nkuko byatangajwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uriya murenge. Uyu bari bafitanye amakimbirane ashingiye ku butaka, aho umugabo yashatse kugurisha isambu umugore aramubuza, bigera naho umugabo ngo agenda yisenyera inzu arayidomagura mu rwego rwo kugira ngo abone urwitwazo. Umugore abona yuko ari umugabo wabikoze mu rwego rwo kugira ngo abone inzu, kuko yahise abwira umugore ngo reka tugurishe isambu noneho tubone uko dusaniye inzu. Hanyuma ubuyobozi bwaragiye burabaganiza nkuko bwabutangaje, burangije kubaganiza busaba umugabo yuko yareba ubundi buryo arakoresha gake muri icyo kibazo cyo gusana iyo nzu atagurishije umurima, kuko bigaragara yuko ari we wabyikoreye. Umugabo rero yavuze ko abigenza niko kuvuga ati aya ibi ntago ari byo, ngomba gukora uyu mugambi. Biteye agahinda, biteye umubabaro, ariko nyamuneka
amakuru nk'ayabaye igihe hanze nyine kugira ngo atwereke ibyabaye ndetse tunayigiremo, bityo twebwe tufite imigambi nk'iyi ngiyi ndetse n'isa nk'iyi ngiyi yose twumve ko nta nyungu, twumve ko ntacyo twakuramo, twumve ko ibibazo tugomba kubikemura mu bundi buryo. Noneho n'ibinanga umuntu kumwica ntago ari ngombwa, ureba ubundi buryo wiberaho nawe akabaho, mwese mukabaho kandi hari igihe ubaho mu buzima bwiza kurenza uko wakabayeho yakwemereye cya kindi cya kibazo yagikemuye, ugasanga nibwo buryo bwiza kurenza uko wakumva ko ugomba kwica mugenzi wawe. Oya ntago ari byo. Amakuru nk'aya ngaya rero mujye muyitaho kandi mwumve ko atari ugupfa kuyabagezaho gusa. So reka twifurize banyakwigendera iruhuko ridashira, dore ko imirambo yabo yahise ijyanwa ku bitaro bya Byumba kugira ngo ikorerwe isuzumwa, hanyuma harebwe niba hari n'ibindi bibazo bitari ibyo ngibyo byatumye uyu mugabo yafata icyo cyemezo. Hanyuma ubwo birumvikana ubuyobozi ubishinzwe nka RIB bari mu iperereza kugira ngo barebe niba hari indi mpamvu irenze kuri yatumye uyu mugabo akora ibingibi. Ngayo nguko rero amakuru kuvugwa mu karere ka Rulindo. Reka mbashimire kuba mwafashe umwanya mukabana natwe mu makuru n'ibiganiro biba byagiye bitambuka anga kuri Hot News TV. Wibuka yuko twanabana kuri Simbi TV, aho hose naho wagenda usanga amakuru atandukanye. Ndabakunda cyane rero, kora subscribe niba uri mushyashya, uduhe ibitekerezo, inama yawe, icyifuzo cyawe ni ingenzi, hanyuma tujye tubasha kubana umunsi ku wundi, ukore na share kuri bagenzi bawe kugira ngo umuryango wacu waguke, ndetse n'ayo makuru yagiye abera aho mutuye mukabona atamenyekanye bitewe n'ahantu hariho, munyure mu mwanya wa comment mudubwira ati bimeze bityo, ariko ubanze utekereze neza cyangwa se urebe neza niba ayo makuru urimo kudusharinga ari ukuri kugira ngo natwe tudatangaza ibihuha.